Turabashuhuje bene data, tubifurije kugubwa neza no guhirwaho muri hirya no hino abatubana uyu munsi ku wundi kuri iyi cano SDARM Rwanda, cano y'Itorero ry'Abadiventista umunsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Imana ibahe umugisha. Tuje muri studio nk'ibisanzwe, ni muri bya byigisho byacu bikomeza, ariko uyu munsi ndi kumwe na bene data na mwene data ndetse na mushiki wacu baje kudufasha mu cyigisho cya gatatu. Jyewe nitwa Ukugize Jean Pierre. Reka rero mbakire babasuhuze maze babibwire dukomeze n'ibyigisho byacu. Ni karibu. Mwaramutse bene data, nanjye turi kumwe muri iki cyigisho nitwa Nshimyumukiza David. Yarakoze cyane David, nawe ugiye kumara icyumweru watwigisha iki cyigisho cya gatatu, gisikunye kuvuga ngo kwitegura mu byiringiro. Reka twakire na mushiki wacu nawe abasuhuze. Karibu. Turabashuje cyane bene data, izina ryanjye banyita Mukaruteusi, bakunda kunyitirira Mama Mbabazi. Murakoze kandi turabakunda cyane. Barakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka mbere yuko tujya mbere mu cyigisho tubanze dusabe mwene data David asenge maze dukomeze n'ibyigisho byacu. Karimu David. Uwiteka Mana yacu, kongeye kugushimira uburyo wabanye natwe, turatugeze muri uyu mwanya tugiye kwiga iyi ngingo y'uyu munsi, ubihimbarizwe. Uwiteka turagusabye kugira ngo uze uyituyoboremo mu izina rya Yesu. Amen. Rakoze David, reka tumwakire adutangirire iki cyigisho tugiye kumara icyumweru twiga, ni nawe ugiye kukitwigisha. Ni karibu David. Mwaramutse neza bene data. Muri aka kanya rero tugiye gutangira icyigisho cya gatatu gifite umutwe uvuga ngo kwitegura mu byiringiro. Iki cyigisho dufite isomo ryo kuzirikanwa tubona muri Hoseya ibice 6 ku murongo wa mbere. Haragira hati: nimuze tugarikire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje, kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise, kandi niwe uzatwomora. Muri iki cyigisho dufite amagambo ari mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi mu nyandiko z'ibanze, paje ya 74. Harimo amagambo agira ati: ubwo Imana izaba irambuye ukuboko kwayo kugira ngo ikusanye ubwoko bwayo, imbaraga zo kwamamaza ukuri zizagera ku musaruro ugamijwe. Abantu bose bagomba kunga ubumwe, maze bakaba abanyamwete mu murimo. Ngira ngo rero muri iki cyigisho kitubwira kwitegura mu byiringiro, hano haratwereka yuko nitugarukira Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje, azatwomora. Muri make nitugira ibyo byiringiro, Kristo cyangwa se Uwiteka azadufasha muri iyi myiteguro yacu. Yarakoze cyane David, uyu mutwe utubwira ngo kwitegura mu byiringiro. Turabararitse rero kugira ngo dukurikirane ingingo zacu uko zikurikirana, kandi n'ubunini ugiye kudukomereza mu ngingo zacu, ariko dukomeje kubasaba gukora comment, ibibazo mugira namwe mukatwunganira, gukora research, gukora ubushakashatsi mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya, kugira ngo ibi byigisho twigira mu bahanuzi bato turushaho kugenda kidimba kandi tubisobanukirwe. Rero reka tukomeze tumwakire n'ubundi adukomereze kuri iyi ngingo yacu y'uyu munsi ya mbere, noneho akomeze tuze kubona kwakira na mushiki wacu agira icyo avuga kuri ibi byigisho. Karibu. Murakoze cyane kumpa ikaze. Muri aka kanya tugeze ku ngingo yo kuwa mbere. Twibukiranye yuko turi kwiga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo kwitegura mu byiringiro. Ingingo rero yo kuwa mbere tugiye kwiga uyu munsi ifite umutwe uvuga ngo ishyaka riyobya. Reka dusabe Mama Mbabazi aturebere muri Bibiliya aya masomo muri Hoseya ibice 5 umurongo wa 4 kugera ku wa 7, ndetse no muri Yesaya. Mureke twumve ikibazo cyo kuri A uko kibaza. Ikibazo cyo kuri A kirabaza kiti: iyo ibikorwa byacu bigambaniye Imana, mbese ingaruka ziteye ubwoba zibizihe?
turebe muri Hoseya ibice 5 ku murongo wa 4 kugera ku wa 7. murakoze cyane. Haratubwira hatya hati imirimo yabo ntizareka bagarukira Imana yabo, kuko barimo umutima w'ubw'abamaraya, ntibamenya Uwiteka. Isiraheli ashinjwa ubwibone bwe, nicyo gituma Isiraheli na Efurayimu azagushwa no gukiranirwa kwabo. Yuda nawe azasitarana nabo, bazajyana imikumbi yabo n'amashyo yabo bajye gushaka Uwiteka, ariko ntibazamubona. Yitandukanije nabo, bariganije Uwiteka kuko abana babyaye ari abanyamahanga. Noneho hashize ukwezi bazatsembwa n'ibyabo. Engero uturebere muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 11 n'uwa 15. Igice cya mbere, murakoze cyane. Karatubwira hatya hati igice cya mbere ku murongo wa 11 dusimbuka ku wa 15. Karatubwira hatya hati ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bizamara iki? Nuko Uwiteka abaza. Mbaze ibitambo by'amasekurume y'intama byonswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa ay'amasekurume y'ihene. Ku wa 15. Murongo wa 15 akaba haratubwiye ngo nimutege ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva. Ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Murakoze. Hano iki kibazo kiratubaza kiti, iyo ibikorwa byacu bigambaniye Imana, mbese ingaruka ziteye ubwoba zibizihe? Ngira ngo nk'uko twabibonye muri Hoseya batweretse yuko iyo ibi bikorwa byacu bigambaniye Imana, ingaruka ya mbere ikomeye ibaho nuko habaho kugwa. Hano rero muri Yesaya ho batweretse indi ngaruka ibaho yuko Uwiteka atwima amaso. Ngira ngo rero murumva ko izi ngaruka ziteye ubwoba cyane, kubera yuko igihe usenze Uwiteka akakwima amaso ukamusaba ntagutega amatwi, iyo ni ingaruka ikomeye cyane. Ariko nanone ikindi gikomeye cyane nuko habaho kugwa. Ngira ngo rero turebe amagambo make ari mu mwuka w'ubuhanuzi, ntago turi buyasome yose, turabararikira kugira ngo mugure amigisho namwe mwige aya magambo yose, kuko ibirimo biratangaje. Dusome ku isubi ya 2 hari amagambo agira ati, abantu bose bavuga ko bubahiriza amategeko y'Imana nibasuzume neza icyo kibazo, maze barebe niba nta mpamvu zituma badasukirwa umwuka wera ku bwinshi. Mbega ukuntu abantu benshi bashyize ubugingo bwabo mu bitagira umumaro, bibwira ko bo ubwabo barushijeho kuba batoni ku Mana, ariko bakirengagiza abakene, bakanga kumva ibyo abakandamizwa basaba, ahubwo bakavuga amagambo akarishye kandi akomeretsa ku bantu bakeneye ko abandi babafata mu buryo butandukanye nuko basanzwe bagirirwa. Nicyo gituma batera Imana agahinda kubw'imitima yabo inangiye. Ni bityo buri mwizera wese w'itorero asuzuma umutima we yinira kandi agenzura imyifatire ye, kugira ngo arebe niba ihuje n'umwuka wa Yesu n'umurimo we. Niba atari uko bimeze, niki azavuga igihe azaba ahagaze imbere y'umucamanza w'isi yose? Ngira ngo hano harahita hatwereka neza iri shyaka riyobya, harahita hagusha ku ntego y'iyi ngingo, kuko haratwereka yuko abantu benshi tuvuga ko twibahiriza amategeko y'Imana, tukanagerageza kubikora, ariko inshingano yacu tugomba kubahiriza ntituzikore. Arizo zihe? Twebwe twagize ishyaka ryo kubahiriza amategeko y'Imana, ariko twirengagije
ibyo amategeko y'Imana dusaba, ari byo kwita ku bakene ndetse n'ibindi. Ibyo rero nibyo bituma habaho iri shyaka riyobya. Ndumva rero mu ncamake iki cyigisho twaba tugihagarikiye hano kugira ngo dutange umwanya wo kunganira. Koze cyane David, Imana iguha umugisha, umvikanishije neza ishyaka riyobya. Ariko mushiki wacu Lucy yarateze amatwi kandi afite byinshi yavuga kuri iki cyigisho. Reka tumwakire rero kugira ngo nawe atange inyunganizi kuri iki cyigisho. Reka Lucy. Murakoze cyane kumpa umwanya wo kunganira. Iki cyigisho nagiteze amatwi cyane, ariko kirimo byinshi nakuyemo ngira ngo dusangirira hamwe, nsangize n'abaduteze amatwi mu by'ukuri. Aha hantu iyi ngingo itubwira ngo ishyaka riyobya, aha hantu harimo kuba nahatinze cyane, kuko ishyaka riyobya ni abantu bakora kandi baba bafite ishyaka ryinshi. Ariko igiteye ubwoba muri aya magambo yo muri Hoseya na Yesaya, ikintu natinzeho cyane kandi cyatumye nanatinya cyane, ni uko iri shyaka Imana itigeze iryemera. Kandi aba bantu barakoze ibitambo Uwiteka yarabyanze, bakagerageza byose Uwiteka akabyanga, ariko birimo isomo rikomeye cyane ko yuko ibintu byose twakora harimo ishyaka riyobya ntacyo byamarira Uwiteka, nta n'icyo byamarira ababyumva, kuko Uwiteka ntabyishimira. Hagati aho rero ikintu cya mbere na mbere Imana. Igihe cyose dukora ibintu bidashimwa n'Imana ntacyo byaba bimaze. Dukora byinshi, tugira ishyaka ryiza, Imana iturinde ishyaka riyobya, ahubwo dukora ibyo Uwiteka yishimira kugira ngo nawe abashe kudutega amatwi. Koze cyane, ishyaka riyobya. Nshuti, aha hantu harimo ikintu gikomeye cyane. Burya dukwiriye kwibaza, nabo tubana kuri iyi channel dukwiriye kwibaza ko tuvuga ko dusenga, ko tuvuga ko turi mu nsengero, ko tuvuga ko turi abakristo. Biriya bibazo twize mu cyigisho mwene data Mugabo yatwigishije bigendanye no gutandukira amategeko y'Imana kandi bikurura ibibazo mu miryango yacu, bibonekera iki? Hano niba dufite ishyaka ryiza, twagombye kuzura umwuka wera nk'uko hano bitubwiye. Umwuka wera rero wuzuye umwuka wera arangwa n'amahoro, arangwa n'umutekano, arangwa n'urukundo, arangwa n'ibyishimo, kandi aho iryo tsinda riri, ibyo nyine biraharanga. Nshuti rero, twagombye kuba mu matorero yacu, mu ngo iwacu, uwo mwuka mwiza wagombye kwarangwa. Niba bidahari rero, harimo ishyaka riyobya, niyo mpamvu dukwiriye gukosora. Kandi David hano dusomeye atwereka ko icyo dukwiriye gukora ni ugutega amatwi imfubyi, kumva abababaye, kumva abapfakazi, abantu b'indushyi badukeneye ubufasha, twarangiza tukabafasha tukabunganira. Ni kimwe mu bizatuma umwuka wera dusukira. Murakoze cyane rero, ariko mbere yuko dusoza, reka twakire mwene data David Shimyumukiza watwigishije iyi ngingo, noneho narangiza agira icyo avugaho cyane maze dusoza iyi ngingo kare. Ngira ngo nk'uko mumaze kunyunganira, iyi ngingo iratwereka neza impamvu ituma abantu bagira ishyaka riyobya. Abantu bishimira gukora imirimo y'itorero, bakishimira kubahiriza amategeko y'Imana, ariko mu by'ukuri ndetse bakanabikorana ishyaka rikomeye cyane. Ariko impamvu baryita ishyaka riyobya ni iyihe? Ni ukubera yuko iyo wize muri iki cyigisho neza, bakwereka yuko impamvu ituma iri shyaka ryabo ribayobya ni uko ari ishyaka ridahindura imico yabo, kugira ngo imico yabo ise n'iya Kristo. Ngira ngo usomye mu mwuka w'abahanuzi neza urabibonamo. Niyo mpamvu kugira ishyaka ryo gukora imirimo yo mu itorero, kubahiriza amategeko y'Imana, ariko imico yawe idahindutse ngo imere nk'iya Kristo, iryo shyaka ni ishyaka rikuyobya. Ngira ngo nicyo nakongeraho. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza. Nakoze cyane, Imana ibahe umugisha abo tubana umunsi ku wundi. Hari nomero iri kuri screen, muzajye muyihamagara. Byiza habaho kugura amigisho. Ibi bitabo ni ibitabo bidahenda, ni ibitabo bigura amafaranga make cyane. Iki gitabo kigura amafaranga 1000. Rwose ni ibintu byoroshye cyane, ugifite warushaho kumva neza ibyo twigira mu bahanuzi bato. Rero reka tubararike kugira ngo mujye mukunda kubigura, maze mukurikirane. Nimuhamagara kuri iyo nomero bazabarangira uburyo bwo kubibona, kandi n'ibibazo mwagira mubishyire muri comment, tuzajya tubiheraho tubiganire,
kandi Imana ibaha umugisha. Burya iyo mukoze subscribe mugakora share mukoherezanya ibyigisho, muri make tuba dufatanije ivugabutumwa, tuba dufatanije kwiga ibyigisho kandi dukeneye kubyiga kugira ngo tugarukire Imana yacu. Rero Imana ibaha umugisha, reka tubashimire mwakoze cyane kwitanga. Imana ibaha umugisha cyane. N'abadukurikira abo tubana umunsi kone namwe Uwiteka abaha umugisha mu byo mukora mu izina rya Yesu. Amen. Amen.